tuzikarifiye ntituzikarifiye uyu munsi aho situation yagaze match yo kwa gatandatu wari umukino w'ingenzi cyane ntabishyize muri cadre ya qualification yego wari ingenzi cyane mu gusoza umwaka navuga mu mwuka mwiza kuko kipe y'u Amavubi yagize umwaka mwiza campaign zose twitabiriye twari duhagaze neza hari bitaragenze neza hari urwego rwacu rwagaragaye ariko abasore barakoze kuva ku basore umutoza Torsten Frank Spiller watoje campaign ya qualification za AFCON mu gihe cy'amezi 3 agatsinda imikino 2 ikomeye yatsinze Benin atsinda na Nigeria atsindwa na Benin na Algeria atsindwa na Benin na Libya nibyo anganya na Nigeria na Libya abona resultat zose ndetse gusezererwa muri qualification za AFCON urabizi ko byagendeye kuri confrontation direct hagati y'u Rwanda na Benin naho amanota twarayanganyaga cyane so iyo rero navuga ko nubwo twagiye muri AFCON hari ibihugu byinshi bikomeye bitagiyeyo ariko byari hafi ya success ntabwo ari umwaka mubi pe dusoza umwaka kandi tuyoboye itsinda rya qualification z'igikombe cy'isi cyane abatabigibuka mujye ukanga akajisho kuri iyo ranking y'iryo tsinda Lesotho twayikuye 3 Lesotho twarayitsinze South Africa tikura 3 6 tunganya na Zimbabwe tugira amanota 7 dutsindwa na Benin so rero uwo mwaka navuga utanga icyizere utari mwiza uko na qualification twabonye ariko uwo mwaka utanga icyizere kusoreza muri stade nziza kuriya ntabwo byagombaga kuba ikindi kintu kitari insinzi Lorenzo nyuma ya match nkuko wabivugaga nahuye n'abanyamupira banyabo abanyamupira turaganira baba muri za komite za organisation za FIFA na CAF bategura imikino baravuga bati u Rwanda yego hari realite y'umupira birengagije ubuyobozi bwirengagije baravuga buti reka tujye mu kibuga ni byiza cyane ku kintu bita transparence Amavubi twabonye n'umusaruro yabonye ni ibyabereye mu kibuga byabaye ku mutoza kuri game plan ku bakinnyi kuri performance yego ariko details zitwa hanze ikibuga ntizigeze zikorwaho na kimwe twatsinze Nigeria uyo akwa ebom byanyabyo twatsinze Benin i Kigali byanyabyo tuvuye inyuma twanganyije na Libya byanyabyo Tripoli dutsindwa na Libya i Kigali byanyabyo na Benin tunyagira 3 byanyabyo abantu baba mu mitegurire y'imikino ku ruhando nyafurika no ku rwego rwa FIFA abanyarwanda urabizi ko abanyarwanda turabafite baba general managers haryo muvandimwe wavuye muri Ferwafa baboni bari muri FIFA umuntu munini cyane bari mu mupira baravuga bati no abegabo ntibari abegabo yaragarutse yarayoboye komisiyo arbitrage ubu asigaye ari mu consultant ariko na jire mu organisation jire bari baramwe bati ntitwibaza uburyo umukino wera Kigali mu Rwanda abasifuzi bari mu Rwanda bavuze ni ibya kinyamupira ni ibya kinyamupira realite y'umupira ni imitegurire y'umukino umuntu ategura kugira ngo atsinde wakomeza bakambwira bati fagitire ya miliyoni 15 yari iryamye muri federasiyo igomba kwishyurwa sound system miliyoni 15 zo kwishyura sound kugira ngo ibintu bya MC bigende neza ya ariko kipe ya Libya kagusanga mu rugo kinyamupira ntiyagira ikintu na kimwe bikoraho ari igihugu cyasenzekaye wakora n'akageste gato kakibirindura barambwira bati naho ngaho match ntiyateguwe nicyo bashaka kuvuga match ntiyariteguye nwango umupira ugira realite zawo habuze detail abandi bakora biboroheye bataratanze n'amafaranga ariko ibyo ndabishima
aho kunjyana mu gikombe cya Afurika nshuka ko natsinze ntatsinze ko bagatangira kunyagira bitandatu ntari kuri iyo level ya qualification niba utaboneka mu bihugu 24 muri Afurika ngo ne qualification mu kibuga n'izindi manevure wakora bugiye kwisebya hariya bakunyagira Senegal yakwica Maroc yakunyagira nabi cyane bagusanga muri AFCON bakaba rero babukubita Burkina Faso yakwica nabi ugakorwa n'isoni so ibyo navugaga ko iriya match context y'uriya mukino ngenda ivana cyane muri qualification za chan biretse gato iyi point ngaruka imamu nari nyigarutseho ni point ishimangira ko Amavubi mu kibuga yaduhaye ibyashobokaga byose so urumva navuga ko qualification ya chan uretse impano twahabwa ariko muri condition za qualification twarasezerewe dutsinzwe na Sudani y'Epfo ijuba kubera ko twari tubizi neza ko Republika ya Sudani yatsinze back to back urabyumva yego itike twaduhanganiye na Republika ya Sudani na Ethiopia n'u Burundi na nande harya na Sudani y'Epfo Sudani yari yamaze kuyibona Republika ya Sudani ko yari itsinze back to back twedeje gutakaza match imwe muri ebyiri urabyumva byatwamburaga qualification so ariko ntabwo byari birangiriye aho context y'uyu mukino n'umukino wa nyumusozo umwaka muri Stade Amahoro cyane wa equipe nationale navuga ufunga muri envelope byabe iza emotion zose twabonye muri uyu mwaka uwo mukino ntugomba kutsindwa n'ubunane bwagomba guhabwa abanyarwanda hanyuma context iri politique mwabonye forum ministre wa sport budufite babiri yaba minister na state minister rwego ubwo na minister Neri mwabonye foro bakoze mu kwamamaza uyu mukino no gutanga igisobanuro cyawo no gushishikariza abanyarwanda kuwitabira kona ba ministre babiri bambaye jazz l'équipe nationale bakoti bari afite twatuzuye amakoti meza cyane bambaye jazz muri stade babambitse micro urumva yego barimo barabwira abanyarwanda ko bagomba kuza kureba umupira cyane irani geste ikomeye cyane ibigaragaza ko nyine niba abanyepolitike bayihaye agaciro bari babizi ko qualification igoye yego ariko match bayihaye agaciro rifite igisobanuro gikomeye abasore bana bigaragaje binjira mu mukino wari umukino wo kwataka pe cyane ibintu waruzi nubitakaze ukora practice iyo bavuga practice makes perfect makes perfect ibyo bya perfect nibyo usanganywe nyine ariko ibyo usanganywe ku myaka 25 ntabwo wajya kubyigira muri practice kubera ko icyo gihe nta base ahubwo ibijyanye no gutsinda no ko wavuga ngo match iri kuri rwego ndayitsinda ni basics ufite mentally ndetse na technically ntabwo wambwira ngo gufata penalty ku minota 85 ukayihusha nibisanzwe ariko wayihushije ute nkira penalty wayihushije ute kugira ngo abantu tukazaye turyaryana tunabeshanya ntabwo ari byo umunyarwanda nakubwira ngo penalty se hari ibirenze ngo none se hari umuntu utarata penalty ndabyumva pe birasanzwe hari mu mupira w'amaguru hari ibintu bajya bavuga ngo nyine ngo urabona ikinyarwanda ibintu bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze yego witwa Roberto Baggio umwe makinyi beza abayeho ku isi kina kipe y'u Butaliyani higeze gupfa ahagaze ngo ujyona uzashake nko kuri internet cyangwa kuri YouTube ngo a man died standing umugabo wapfuye ahagaze Roberto Baggio yarase penalty tuvari demi finale igikombe cy'isi mwamyibuka neza atera penalty hejuru aruma hagarara nk'ipoto yumye baza kumuterura mu kibuga atagitekereza umuntu wese yarata penalty ariko bira bintu byamuhire Keve ntabwo ari bya bindi by'umuntu wese yarata penalty ugiye gutera penalty ni game killer ni penalty gushyira imbere ibitego bikaba bibiri kusa muri gusoza fast na gatanu n'ubwire ngo yaje kwikorera redemption ngo atsinda ikindi yagomba gutsinda n'ibirenze kiyi ariko uhagaze imbere ya penalty abafana bari muri stade ndabawe nta gitutu cy'abafana ba adversaire gihari penalty uyiteye nk'uyisitayeho uzi ko ushobora kuyitera tukavuga ngo iciye hanze ariko warayi frappiye neza
ijya hanze, umuntu yateye penalty ikubita poto yasohoka, cyangwa se umuzamu araryamye aragipanguye kabisa bikomeye cyane, cyangwa se uyiteye hejuru, ariko donc ni dosage, ikibazo cya dosage. gira concentration kuri penalty, ufata umupira ukawuhirika mu izamu, ku murongo w'izamu penalty kuhirika. Igitutu cyari kivuye ko nta fana ba adversaire barimo ko ari mu rugo, nuko wagendaga gahoro, kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu, nuko wagendaga gahoro, kuri kapiteni wa Rayon Sport, iyo muzamu yari kufata, yari gukora blocage n'amaguru. Biriya bintu byitwa basic knowledge cyane, penalty hari ibintu do base umuntu abazi. Wabonye penalty ya Jihad kwitera ku bwatsi tembagara hasi. hasi, izindi qualification twabonaga za chan twabaga twasezereye ibihugu binakomeye kurusha ibi twahuye nabyo. So navugaga icyo nkuyemo, navugaga kuri inconsistency ya CAF, nayo rwose niyo kunengwa. Ntekereza ko niyo biza kuba binyuze muri qualification nyine iri mu butabera, wenda uku kurenga raundi ko deja Sudani y'Epfo twari twayisezereye. Iyo tuza kuba dusabwa gusezera ibihugu bibiri twakabaye twabonye qualification, ariko CAF iracyakora ibintu kibaza. Reba Dr Patrice Motsepe effort arimo gukora kugira ngo igikombe cya Afrika cy'ibihugu kijye ku rwego rwiza, kugifixa muri calendrier y'umwaka ya FIFA n'ibindi byinshi, arimo gukora ibintu byiza pe. Ariko gutinyuka zone Sekafa iri muri zone zifite ibihugu byinshi bikarifiya, kuko ni byinshi. Muri Sekafa ntabwo ari ni igice cy'uburasirazuba no hagati, nabwo hari ibihugu byo hagati birimo. Ntawe ureba ibihugu byakoze qualification ukuntu bingana. Reba Ubugande, Tanzania na Kenya, Uburundi, u Rwanda, Ethiopia, Sudani zombi, sibyo ba ibihugu deja 8, sibyo ibihugu 8, Sudani zombi ibyo. Eritrea harya ntabwo ibamo, ntabwo ari hari, ariko nayiba muri zone, sibyo nizo za Djibouti na Djibouti ntabwo nari nyivuze, ba 10, Ethiopia nayivuze. So ibihugu birenga 10, ibyo bihugu ukabuzi ko byemerewe amatike 4. Somalia nubwo zidakina, ibyo bihugu byemerewe amatike 4. Muri ayo matike 4 bigomba guhatanira rimwe uko bitatu bigomba kuba host countries. Logique ya CAF yo kuvuga ngo ibihugu bitatu bizakire chan nshobora kuyumva, kuko ni ibihugu bari gutegura kwakira AFCON, ariko ntabwo byari ngombwa ko bibe bitatu byakira iyi chan, cyangwa se bari gufata decision ikomeye byose bigaca muri qualification nta tike za host. Ahantu hakarifi ibihugu 4 bitatu utange tike ya qualification ya ntabwo nese ibihugu byahanganiye iki. Ibaze gusezera ibihugu bibiri, nese dusezereye Djibouti, dusezereye Sudani y'Epfo, ariko nitugiye muri Afrika muri chan niyo tuzajyayo bishobora kuzasaba ko dutumirwa, ariko ubu tuvugana ndimo na refreshing kuri website ya CAF niri prononce kandi qualification zarangiye. Yego, abantu bameneza ko ya nkuru yakarifiyaga Amavubi yavuyeho, yavanyeho, biragaragara ko yari yibeshye itangazo ikipe iri buze gusohokera irasohokana n'itanga. Abantu bayifate gutya u Rwanda rwarasezerewe kubera ko tike twatenderaga yatwaye na Sudani. So turamutse tubonye tike twaba dutumiwe, dusimbuye Tunisia na Libya, ibihugu byo mu majyaruguru. Ikindi uko twatumirwa si twe gusa dufite amahirwe, ni nkuko na za Cameroon zabuze tike zatumirwa, hari ibihugu byinshi biri pendinga kuri ubwo butumire. CAF niza kwiprononsa amakuru y'imvaho yanyu muraza kuyabona. Hari impamvu mutabonye radio Rwanda yatangaje, ntago twari kuyatangaza kuko twabonaga ko bidafatika. CAF no yesi bisiba yarabyeditinze, ntabwo bikiri kuri website yabo. So reka iyi minota 4 tuyiganire kuri Ayabonga. Byamaze gutangazwa na Rayon Sport, imaze kubishyira ku mugaragaro ko Ayabonga yamaze kugenda, n'ubundi twayibonye. Ariko hagati aho urwego finance yo iraza gushaka umusimbura muri Rayon Sport cyane mutoza wongera imbaraga. Amakuru avuga ko Hategekimana Corneille ashobora kugaruka kubera ko yagize gukorana na Robert Corneille muri Gasogi. Turebe abamusimbura n'impamvu wenda agiye, ariko bikavugwa ko burya ngo Corneille ngo adafite lisanse yo kuba umutoza wa preparateur physique, bafite yo gutoza abasifuzi. Turaje tubivugeho gato. Urwego finance n'ikigo cy'imari cya Gikristo gitanga inguzanyo kandi kikakira n'ubwizigame. Uganye urwego finance ahabwa inguzanyo imuteza imbere, yaba ku giti cye cyangwa se mu matsinda yabarirwamo. Ni munyaruke, ndetse bafite na forex biro nyine kwa kundi kuvundira amadolari kuri ton nziza cyane. Mu rwego finance rero inguzanyo zose zibamo iz'ubuhinzi, iz'ubushabitsi, nizo kubaka n'ibindi byose. Mujye mu rwego finance musabeyo inguzanyo ndetse bakire n'ubwizigame bwanyu
bakungukire neza cyane ndetse no kuzigama igihe kirekire ndetse no kuzigama bakaguha inyungu ndetse na konti z'abana zose zirahari mu rwego finance. Hamagara 51 usabe ibindi bisobanuro. Byagenze gute kugira ngo ayabonga atandukane na Rayon Sport? Yes, ayabonga ni nacyo kintu cyababaje abareyo abafana b'ikipe ya Sport kubera ko ayabonga yaramaze iminsi kandi yafashije ikipe ya Sport beza ukundwa n'abakinnyi cyane. Yakundwa n'abakinnyi yazanye na Yamen Zerfani igihe ba Yamen bazanaga na Mohamed Wade icyo gihe ayabonga yari fitness coach. Ariko nyuma ayabonga asigaramo Zerfani aragenda ubwo ayabonga asigarana na Mohamed Wade. Mohamed Wade nawe aza kugenda icyo gihe Sport isigara nta mutoza mukuru ifite ikipe bayisigira ayabonga rebitse. Ubwo bivuze ko mu batoza batatu bari baziye rimwe hari yasigamo ayabonga nabyo ko yasigara ikipe ayitoza akajya toza physique ariko anatoza ikipe kuri match nabyo ko yakoranaga na team manager Fidel ari umutoza umwungirije. Icyo gihe Robertinho aza kuza nawe rwose abona ayabonga nta kibazo abakinnyi physically bameze neza barakorana ntiyifuza ko yazana undi mutoza kandi urabizi ko Robertinho yarafite umutoza ajyana na staff ye n'uyu mutoza umwungirije Kwinani Serame ariko abona ayabonga urega ariho abona nta kibazo bakorana. Kuri match yari heruka baheruka gukina niba nibuka neza ni AS Kigali Sports na AS Kigali ibitego 3-1 nibwo yabonga abwiye official photographer ya Sport ni Delphin mupiga picture akimataifa namubona cyane mwana w'Urubavu aramubwiye ati mfotora amafoto ya nyuma wenda y'urwibutso nzaba mfite muri Sport aho ngiye muri Afrika y'Epfo. Framboza ati se kugiye bigenza bite kucyumbwira ngo n'amafoto yanyuma nabwo ati ngenda agiye ariko na yanyuma ntabwo mari ntiyamubwira impamvu wenda agiye kuko yagifitanye n'ubundi n'abasezerano ariko icyo gihe yamaze gusesa amasezerano n'ikipe ya Sport ababwira ko we iminsi yo kuba muri Sport yahagaze cyangwa se yarangiye ariko ababwira impamvu ko ari impamvu z'umuryango pe nta kindi kibazo agiranye n'umutoza abantu bataza kugira ngo Robertinho bagira ikindi kibazo ni impamvu ziri familiar ndetse anavuga ko izo mpamvu ziramutse zikemutse byihuse ntabwo zitangaje aje no kugaruka mu Rwanda akabasaba muri Rayon cyangwa se akajya hanze. Biravuga ko ngo afite amakipe yo muri Afrika y'Epfo nani makipe mwifuza muri Afrika y'Epfo akaba yatandukanye na Rayon abyitawe n'impamvu ziri familiar kugira ngo nyine aje kurangiza amadiri ye neza kuko bivuga ko atahengaga n'amafaranga menshi cyane niba ari amakipe muri Afrika y'Epfo buryo tuza umupira wa Afrika y'Epfo kize ari amafaranga meza. Hari ikintu kimwe tuzi Rayon Sport imusezeyeho neza bari bafitanye umubano mwiza cyane abakinnyi bariyo bamukundaga cyane biteye ubwoba. Rayon Sport yamubakize na kuko yaje ari umutoza utazwi ubwo batandukanye neza bazwi cyane ubwo icyo mwavuga cya Corneille we ni impamvu ahabwa amahirwe cyane kuko Corneille yakoranye na Robertinho anamujyana no muri Simba aramujyana baza kuvanamo rero ubwo aravuga namuzana ariko biramutse bidakunze kubera ko Corneille cyafite amasezerano na Gasogi ntabwo rero kugira ngo itamuteramo kubera ko afite amasezerano na Gasogi bishaka kudakunda cyane baratekereza ko bazana umutoza wa physique utoza ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars mu bijyanye na physique fitness coach w'ikipe y'igihugu ya Kenya kuko urumva abantu batoza amakipe y'ibihugu ntabwo buraba bafite amasezerano ahoraho bameze nk'abanyabiraka bamwita Musa rero uwo mutoza ashobora kuza muri Sport akaba ari usimbura ayabonga rebitsa agatoza iyi mikino isigaye y'igice cya kabiri cya shampiyona muri phase retour ubwo bakazashaka wenda umutoza nyuma cyangwa se babona na Musa ameze neza n'undi bazabazanye bakorana bagakomezanya. Nuko dusoje urubuga rw'imikino mwakoze kubana natwe.